Bene data bakundwa, ndabaramukije mu izina rya Yesu. Uyu ni wa mwanya tuganira ijambo ry'Imana. Ndabaramukije, mugire weekend nziza, weekend ya mbere y'umwaka w'ibihumbi 2025. Uyu munsi nifuje yuko tuganira ku kintu cyitwa ishyari. Ishyari riza gukura rikavamo ibibi byinshi, kandi ibibi byangiriza nyiraryo, nyir'ukugira ishyari, kandi rikangiza n'abarigiriye. Uwiteka rero atwungura ubwenge kandi abane natwe muri aka kanya. Reka twifashishe ijambo riri mu Itangiriro, igice ni icya 4, turasoma umurongo wa 5, tuze gusimbuka tujye ku wa 10 n'uwa 11. Ngo maze ntiyita kuri Kayini n'ituro rye. Kayini ararakara cyane, agaragaza umubabaro, aramubaza ati icyo wakoze. N'umurongo wa 10 aramubaza ati icyo wakoze icyo ni iki? Ijwi ry'amaraso ya murumuna wawe rirantakira ku butaka, noneho uri ikivume. Ubutaka bwanga bwasamuye akanwa kabwo kwakira amaraso ya murumuna wawe. Ukuboko kwawe kwavushije. Nuhinga ubutaka uhereye none ntibuzakwerera, umwerero wabwo uzaba igicamuke n'inzererezi mu isi. Uyu ni Uwiteka wabwiraga Kayini. Kayini ubwo yatanze ituro rye, hanyuma na Abeli murumuna we araritanga, hanyuma Uwiteka ashima irya Abeli. Kayini ararakara cyane, bimuviramo kujya kwica murumuna we. Ituro rye ryari ryashimwe, nta kindi cyabikoze uretse ishyari iryo ryamubunzemo. Aragenda yica murumuna we, hanyuma rero biza kumuviramo ko Uwiteka aramuvuma, bituma b'inzererezi, bituma ubutaka yahingaga bukera butazongera kwera. Izo ni ingaruka z'ishyari. No muri iyi minsi rero abantu benshi bafite ishyari. Abantu bafite ishyari mu kazi, abantu bafite ishyari mu bo bakorana, mu bo bigana, abantu bafite ishyari mu muryango. Ishyari ryabaye ishyari. Umuntu yagirirwa neza, yahabwa umugisha, mugenzi we akagira ishyari rikamwica, ku buryo nta kintu na kimwe cyiza amutekerereza. Ibi ngibi rero ntabwo byagakwiye mu bantu b'Imana, ahubwo wagakwiye kwishimira intsinzi ya mugenzi wawe, wagakwiye kwishimira icyiza mugenzi wawe yagezeho cyose, aho kugira ngo ugire ishyari. Ishyari ni bibi kuko umuntu ugira ishyari ntabwo ajya agira amahoro muri we. Ahora areba ibyo abandi bagezeho, nta nubwo yita ku bye arimo gukora, ahubwo ahora arebuzwa ibyo abandi bagezeho. Ibi rero bimubuza amahoro buri munsi, bigatuma ahora nyine ari ibyo yibereyemo, ku buryo rwose Uwiteka aho amureba ntabwo umugisha ushobora kumanuka ku muntu w'umunyeshyari. Umuntu w'umunyeshyari ntabwo umugisha w'Imana ushobora kumugeraho, ntabwo bishoboka. Yesu ashimwe bene data. Ndagira ngo buri wese yitekerezeho, ujye ureba mugenzi wawe, wishimira ibyagezeho, kandi ubyereke Imana, kuko nawe ufite agaseke kawe, ufite package yawe Imana yaguteganyirije. Wirebe ibya mugenzi wawe ngo ubabare, ngo ushinyirize ngo njyewe kubera iki, useke kandi urimo kumuryarya, ngo oya. Ntabwo byari bikwiriye bene data. Dukwiye kwishimira bagenzi bacu ko bageze ku byiza, kuko birababaje kubona umuntu umukorana, umuntu umuhorana umunsi ku munsi, yagera ku kintu cyiza bikakubabaza. Birababaje kubona umuntu muvukana agera ku kintu cyiza gishimishije bikakubabaza. Birababaje noneho kurenzaho kugeraho wumva wamuvutse ubuzima kubera yuko we yagize intsinzi, wowe bikanga. Ibi ntabwo byari bikwiye mu bantu b'Imana. Twari dukwiye gushyigikirana, twari dukwiye kuba ingingo zimwe, niho duhesha data icyubahiro. Ishyari rero ni ikintu kibi. Urabona ko ryakururiye Gahini kwica murumuna we, kandi ngo amaraso y'inzirakarengane ahora atakamba imbere y'Imana. Nta mahoro y'umuntu wishe undi, nta mahoro y'umuntu wavushije amaraso, ntayo. Rero ishyari rizana urwango, kandi ngo uwangana ntaho ataniye n'umwicanyi. Niyo mpamvu rero aba bose Imana birangira ibavumye nk'uko yavumye Kayini. Mwene data rero ndakwinginga kugira ngo
uzibukire ishyari, wanga ishyari, kugira ngo Uwiteka atazakuvuma ukamera nka Kayini, ukaba inzererezi, ibyo ukozwe byose ntibyemerwe, kandi ngo Uwiteka yavumye amushyiraho n'ikimenyetso. Ntugire ngo Uwiteka yakuvumye wabasha no kuva ku isi vuba, reka da. Ngo icyo gihe ngo Kayini nta n'umuntu wabashaga kumwica, kuko Imana yamushyizeho ikimenyetso, aba inzererezi kubera icyo cyaha kibi yakoze. Uwiteka rero reka aturinde umutima w'ishyari, aturinde umutima wo kugirira ishyari bagenzi bacu, ahubwo aduha umutima wo gushyigikirana, aduha umutima wo kuzamurana, aduha umutima wo kwishimira intsinzi ya bagenzi bacu. Niho natwe umugisha uzatugeraho, niho natwe imigambi yacu izasohozwa, tukabana neza na bene data, tugakomeza urugendo rujya mu ijuru, tukazashyika mu bugingo buhoraho, turi umwe nk'uko turi umubiri umwe muri Kristo Yesu. Imana rero ibahe umugisha, Imana ibagirire neza, Imana ibarememo imitima mishya, Imana ibahe gushyigikirana muri byose. Niho tuzazamurana kandi tukagera kuri byinshi bifitiye umumaro ubwami bw'Imana. Uwiteka abahe umugisha, dukomeze tubane muri iri jambo ry'Imana, mukomeze mukande subscribe kugira ngo dukomeze tujye dusangira ibyo umwuka yaduteguriye. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza, mugire weekend nziza, mukomeze kugubwaho neza aho muri hose. Amen.